kubera gukorera Imana ubundi lisansiye kandi nabonye lisansi nshaka kandi ntabwo yapfuye nayibonye mfite 60 kandi nyikoreraho. Tate urebye muri korali Ingabire harimo urubyiruko harimo namwe bakuze, ese mubanda gute kuba harimo abana harimo n'abafite imyaka y'ino navuga ngo iringaniye ariko namwe mukuze noneho? Kubera umurimo w'Imana ubwo umuntu azanye azi ko agomba kugendera ku mategeko y'Imana hakabamo kubahana. Ndi mukuru ariko nyine nifata nk'abana batoya kuko ntabwo bagomba gukora umurimo ngo njye nibwire ngo ndi mukuru ngo barakora njye ndorere. Iyo bazindutse ndazinduka, iyo basohokeye kure nanjye nsohokana nabo, ibyo bakoze byose ndabikora tukubahana. Ariko niki wabwira undi mukecuru uri mu myaka nk'iyi ariko kandi tugeze kugira muri rwose muri korali ngo abazi ubumenyi nk'ubwo ufite cyangwa se abe yarabanye nk'uko wabanye? njyewe umuntu wese namugira inama yo kwegera nyine umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana urafasha. Nk'ubu hari abo dufite nk'imyaka imwe bakiri mu buzindari kuko badafite ikibayobora. Hari nk'abakondokoye uze wamenya ko mfite 65. Reka da. Kandi ndiruka. Abaririmbyi iyo bakoze bitime nanjye ngendana nabo. Gusirimba nabyo nabikora. Ubwo urumva rero iyo utari mu murimo w'Imana uba mu bwigunge, ukaba waza mu biriya benshi bavuga ngo aranywa agatari ngo niko kamufasha ngo kujya kwihagarika, kunywa nibyo bimufasha gusinzira, ahubwo aba ari ukwimugaza. Ariko ngiye kuko nakurikiye umurimo w'Imana, Imana iramfasha nyine. Ubwo imyaka mfite ntabwo ingana n'uko mfite. hanyuma tatengera ikintu ushaka ko unsobanura neza, lisansi urayivuze ute na korali byagenze bite muri rusange? Kubera nyine kumvira Imana nkakorera Imana, ubwo byampaye uburyo bwo kugira ngo nanjye nkurikire abana batoya nyine bari kwiga. Kubera ko nyine iyo degre inagombaga kujyamo yagomba kugira icyo inyungura ku bikasarezi. Ubwo mu murimo w'Imana kuko usenga Imana ikagufasha kumenya, mbese wunguka byinshi mu bwenge. Ubwo nagize kuraje yo kujya kwiga. Iyo mba ntari mu murimo w'Imana abandi bari kunca intege ntabwo nari kubishobora. Ntabwo nari kujya kwiga nshaka. Waragiye wiga iki? Nize iby'uburezi. Muri lisansi mu burezi rwose? Wayibonye ryari? Iyo diplome yayibonye ryari? Tate wenda tugana ku musozo, hari abatwumva baba bari ibyo muri korali Ingabire by'umwihariko ariko kandi barakubaha nka tate wabo muri kano kanya hamwe n'imbaga idukurikiye itwumva ariko nabo barakumva, urabagiye inama mu buryo nk'umubyeyi mukuru tate nyine wabo, bagiye inama bo muririmbana n'abandi bakumva muri kano kanya kandi bakora umurimo w'uburirimbi? Njyewe kuko nyine Imana yampaye impano yo kugira ngo nkore umurimo mpuze, nkomeze umurimo mpuze. No kundeba byonyine bituma bubaha bati tate ko akora kuriya twebwe twagenze nkawe. Ntabwo nirirwa mvuga, bo bagenda nk'uko ngiye. Urabagiye inama rero, inama bagira? Gukorera umurimo w'Imana ni byiza kuko ntabwo uvuga ngo ndi mukuru, ugenda nk'uko abandi bagiye. Mbese abatoya nabo ubona bakubaha, nawe bikagufasha bikagutera akanyabugabo ko gukomera muri uwo murimo. Ntawe ugusuzugura iyo wakuriye mu murimo. Murekere mu kazi cyangwa mwabaye pasiyoni? Ubu yanjye ubundi pasiyoni nararuhutse kuko kari akazi ko kwigisha biravuna. Hashize igihe kingana iki mu mwabaye pasiyoni? mwaka. Murakoze.